aya mezi abiri abura ngo umwaka urangire, data wa twese yantegetse kuyahanura. Zaburi ya mbere. Reka nkusuhuze mwifurize kugira ibihe byiza, igitondo cyiza, saa sita nziza, umugoroba mwiza, kandi nanone ijoro rihire, bitewe n'igihe uhitiyemo kumva igitondo cy'umugisha. Ni mwene so Pasiteri Imanishimwe Emmanuel. Ndabakunda cyane mwese tubana uko bwije n'uko bukeye, abanyetorero, ababuresingi, abansengera, ababa umuyoboro, kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumve ijambo ry'Imana. Imana mwese ibahe umugisha, kandi Imana ihindure amateka y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Uwiteka kugiye kubana natwe mu ijambo ryawe, maze ubundi ukatubwira tukumva kandi tukakwizera ko ibyo utubwira ari iby'ukuri. Nutubwira kwihana turihana, nutubwira guca bugufi turaca bugufi, nutubwira ko ugiye gusohoza amasezerano turakwizera ko witwa Imana isohoza amasezerano. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Nezerewe Imana cyane mu mutima wanjye. Ni mwene so Pastor Imanishimwe Emmanuel. Aya mezi abiri abura ngo umwaka urangire, data wa twese yantegetse kuyahanura, ariko narinjira mu buhanuzi. Reka dutange mesaje Yesu yadusigiye nka misiyo, natwe ikaba mu mitima yacu, ntabwo tuzarambirwa kubivuga. Umuririmbyi araririmbye ngo ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Yatwemeye nk'inshuti ze, tuzavuga hose izina rye. Baririmbyi ndetse na Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bose bakamwizera yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Uri guhomba nimba uri umukobwa, nimba uri umusore, nimba uri umugabo, nimba uri umumama, urimo urahomba nimba udafite Yesu. Ariko uyu munsi nawe wamwizera. Yesaya yigeze amuhanura ahageze ku gice cy'icumi ku murongo wa 27, aravuga ngo uwo munsi imitwaro baguhekeshaga izakuva ku bitugu. Yesu ubwe ageze muri Matayo 11:28 arahanura, aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Rero nta kindi gishobora kurusha umuntu uretse ibyaha bye. Nta wundi wabigukuraho, ni Kristo yakuruhura, yaguha amahoro yo mu mutima. Aturaka kanya uvuge ngo Mwami Yesu, nduhura ndarushye, nyandika mu gitabo cy'ubugingo, unkure mu gitabo cy'abazarimbuka, umbabarire ibyaha byanjye byose, kandi unyuzuze Mwuka Wera, nanjye mbeho mu buzima bukiranutse. Maze nawe uzagende wiyereka abatambyi bakubatize mu izina rya Yesu, bibe ikimenyetso cy'uko imbaraga y'Imana n'imbaraga y'Umwuka Wera igiye gukorana nawe. Imana iguha umugisha. Dutanga nomero ya telefone, wumva ushaka kwatura waca inbox yacu ukaturira Imana. Wakumva ushaka kubohoka ukavuga ngo ndashaka umushumba amesha umugisha cyangwa ansabire Imana imbabazi. Biravuga ngo bene abo bahawe ubushobozi bwo kubabarira ibyaha babo. Ntabwo ari ukwigereranya, ariko iyo usanze umushumba watuye wowe n'akanwa kawe ko Yesu ari umwami, aragusengera akakubatiza, akagushyira mu muhamagaro wo kugera ikirenge mu cya Kristo Yesu. Imana rero ibamera umugisha. Reka duhanure mu izina rya Yesu. Reka duhanure kandi duhanure ko dutegetswe n'Umwuka w'Imana. Mu by'ukuri aya mezi data wa twese yamaye mesaje y'uku kwezi, yari yaramana indi mesaje. Imana yari yaramaye indi mesaje nk'uko imyaka yagiye itambuka. Twese turayizi kwa kwezi kwa 12 bita Adari, ukwezi kw'Abayuda. Ariko uku kwezi kwa 11 mfite ivugabutumwa rikomeye cyane rivuga ngo ni uguhindura imitekerereze, kandi nanone ubundi buhanuzi Imana iri kuma ikambwira ngo hari abantu igiye gukuza mu maso y'abantu. Yesu ashimwe.
hari abantu Imana igiye kuzamura. Haleluya. Yosuwa 3:7 Bibiliya yaravuze ngo maze uyu munsi Yosuwa wenda atangira ngukuze mu maso y'Abisiraheli, uko nabanaga na Mose niko ngiye kuzajya mbana nawe, maze abantu bamenye ko ndi Imana ya Isiraheli. Yesu ashimwe. Reka nkubwire mama, nkubwire mwene data wa mwari we, reka nkubwire amagambo adasanzwe. Imana igiye gutangira kugukuza mu maso y'abifuzaga ko wacinyikirira aho ngaho. Imana iratangira igukuze mu bantu bifuzaga ko wapfira mu bukene. Imana iratangira igukuze mu bantu bifuzaga yuko ubuzima bwawe butagenda neza, bifuzaga yuko bajya bahora bagucinyuriramo, ntihagire ahantu bifuza ko wagera. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa mbere. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa mbere, igice cya 2 ku murongo wa 8. Biravuze ngo ikura abakene mu mukungugu ibashyira hejuru, abatindi ibakuye ku cyaha, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Baragwa intebe z'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka, kandi nizo yashyizeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Gato rero kugira ngo ubwire uyu mudamu yabaye umudamu ufite agahinda gakomeye, aba umudamu ufite igikomere cyo kutagira urubyaro. Uwabimubaza arabizi neza. Noneho si n'icyo gikomere gusa, haba mu gikomere cyo kugira umuntu wagikomeretsaga cyane, buri gihe agateramo ibuye, agateramo n'umutwungugu bita penini. Undi hari igihe uba mu buzima ugasanga hari ibintu byagukandamije ku buryo utakegura umutwe, kandi kugira ngo niwegura umutwe nuko buri gihe ubura icyo uvuga mu bandi. Kubera iki? Ntacyo ufite uvuga cyangwa uvugiraho. Mana itugirire neza cyane. Uyu mudamu yicwa n'agahinda kugera igihe yagiraga ikiganiro n'umutware we bita Elukana, akabura icyo avuga. Akamubwira ngo kuba nkukunda ntibihagije, reka mubwire ushobora kubona ibyamirenge ariko waba udafite icyo uvugiraho, byose bikakubana ubusa. Banyumva baranyumva. Imana iguhe Samweli wemeza penini, maze nawe uhagurutswe n'Uwiteka Imana. Uyu mudamu si ngombwa ngo Imana imubwire ko imuhagurukije, ahubwo icyo Imana yakoze cyaramuhagurukije. Arahaguruka aragenda Gishiro. Mu guhaguruka kwa ahaguruka avuga ngo ni njyewe wa mugore. Haleluya. Uwiteka agiriye neza. Reka mubwire, akanwa kawe kagiye kumvikanamo indirimbo z'amashimwe. Ibirenge byawe bigiye kugenda byihuta, bitasitasita, bitagenda bikurura, kubera igitangaza Imana igiye kugukorera. Abantu bose bagiye kumenya izina ry'Uwiteka Imana wasenze, kubera ko ugiye guhagurutswa n'Uwiteka, kubera ko ugiye gukuzwa n'Uwiteka mu maso y'abatabishakaga, ariko Imana yonyine ikabibona, niyo igiye kugukuza. Haleluya. Hano rero twasomye umurongo mwiza, amagambo meza cyane. Hana atekereza ku ijambo nifuza kuguhumuririzamo. Bivuga ngo Imana inyuranye ibihe. Nimba wari ubayeho uri kurira, hari Imana ije gutuma useka. Nimba wari ubayeho mu bushomeri, hari Imana ije kukuremera akazi ikuzamurira aho hantu. Avuga ku kintu cyo gukuzwa ndetse no kuzamurwa. Hano aravuga ngo niyo ikura umukene ku cyavu ndetse n'umutindi, ikamwicazanya n'ibikomangoma, yarangiza ikamuha icyubahiro. Ntabwo wabona icyubahiro Uwiteka Imana atagukujije mu maso y'ababishakaga n'abatabishaka. Icyambwira ijambo Penina yavuze abonye Hana yetse Samweli, si ngombwa ngo turimenye, ahubwo bazabibona Uwiteka Imana yakugiriye neza. Haleluya. Hari ijambo nkunda kubwira inshuti zanjye,
hanyuma hari inshuti yanjye mfite yitwa Pastor John, afite ikiganiro cyiza Imana yamuhaye, haleluya, cyo guhumuriza abantu. Umugabo w'Imana uhumuriza abantu, ni inshuti yanjye. Afite ikiganiro cyitwa ngo bazongera bakubone. Abantu barongeye babona Hana, abantu bagiye kongera kukubona mama, abantu bagiye kukongera kukubona Uwiteka yagukujije, abantu bagiye kongera kukubona Uwiteka yaguhaye kubaka, abantu bagiye kongera kukubona Uwiteka yaguhaye kubyara, abantu bagiye kongera kukubona. I tell you my father, I tell you my mother, my brother and sister, abantu bagiye kongera kukubona. Bibiliya yatubwiye ngo ikamuha icyubahiro. Hari Imana igiye kuguha icyubahiro wabuze mu rugo rwa. Ariko hari igihe umugabo habaho mu buzima yarataye icyubahiro, mudamu akabaho mu buzima yarataye icyubahiro, umukobwa nawe nuko. Hari umukene mu mubiri no mu mwuka, ariko ngo abakene bikabakura ku cyaha, bikabicazanya n'ibikomango, ngo kandi ikabaha icyubahiro. Hana arakomeza aravuga ngo hoya ni byinshi yavuze. Nusoma Samweli wa mbere ibice 2, uraza kumva igitangaza cy'umuntu Imana yagiriye neza, uraza kumva amagambo y'umuntu Imana yagiriye neza. Ndagira ngo ubwire ngo amagambo yawe agiye guhinduka. Nawe wahoraga uri umunyagahinda, uri umunyakababaro, ariko Uwiteka arakwibutse, Uwiteka akugiriye neza. Uyu mwaka utararangira, Uwiteka agiye kwitamurira ku buzima bwawe. Ayi profesa bivuga ngo nibiri kugenda neza, Uwiteka agiye gutuma bigenda n'amaguru, abyerekeza aho bigomba kwerekera, kandi abihagarika aho bigomba guhagarara, abyicaza aho bigomba kwicara. Haleluya, haleluya. Abicumbikira aho bigomba gucumbika. Ibyo nibyo Uwiteka Imana agiye gukorera imibereho n'ubuzima bwawe. Imana iguha umugisha kandi ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Turi mu kwezi ko gukuzwa n'Imana. Ubwire inshuti yawe, yibwire ngo hari ukwezi Imana yongeye kuturemera, igiye gutangira kugukuza, igiye gutangira kudukuza mu maso y'abatabishakaga, mu maso y'abakurebaga. Kandi mbabwire, mfite ibintu birenga 7 Imana yambwiye ngo biranga umuntu Imana igiye gukuza. Haleluya. Usakomeza ukurikira igitondo cy'umugisha, nzabikubwira ibintu birenga 7 Imana ikorera umuntu cyangwa igaragaza umuntu Imana igiye gukuza. Icyambere umuntu Imana igiye gukuza, ndakubwira aho 2 ho bitoya n'incugumwa, ndakubwira 3 cyangwa 5. Icyambere, uyu muntu Imana igiye gukuza, abantu nibaba bamuzi, niyo bamuzi nibamuha agaciro. Hoya utekereze Dawidi kugira ngo akuzwe, ngo n'abavandimwe be ntibari bamuzi, bari baramwibagiye. Niba bari banamuzi ntibamuhaga agaciro. Ni nayo mpamvu yavugaga ati aba ngaba nubwo banzi ariko n'abanzi banjye. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ikindi cya kabiri kiranga umuntu Imana igiye gukuza, atekereza birenze ababana nabo. Haleluya. Dawidi uyu nguyu, hase mubwire Dawidi ko nubwo abandi batekerezaga ko Goliyati ari umugabo munini cyane, reka mubwire, reka ndekera ahangaha, ni ibintu birenga 7 biranga umuntu Imana igiye gukuza. Kandi muri ibyo bintu 7 birenga 7, nawe ufitemo ibirenga 8. Imana rero igiye kubishingira igukuze mu maso y'abatabishakaga. Imana igiye kubishingira igukorera igitangaza mu maso y'abatabitekerezaga. Imana igiye kuzajya ibana nawe nk'uko yabanaga n'umwana wayo Yesu. Imana ikugirire neza. Imwene so Pastor Imana ishimwe Emmanuel. Bene data, reka babwire, muri aya mezi tuyafate dushima Imana kubw'ibitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Reka muhe nomero ya telefone, no guteranya 250 78 4 637 Rumva hari umuntu umanuriye ubuzima bwe mw'izina rya Yesu. Zaburi ya mbere.